Yes, mumeze mute banyeshuri mwakoze ibizamini bya leta, nizere ko mumeze neza, ndakeka umutima utari hamwe ku muntu wese wakoze ikizamini cya leta, aho yibaza ese nabonye angahe ku manota asabwa ngo nimuke mu mwaka ukurikiyeho. Abo birareba abanyeshuri basoje senior siri bakoze ikizamini uyu mwaka turimo ndetse na P6. Tugiye kurebera hamwe uburyo ki amanota yanyu mugiye kuyarebaho ku isaha y'isaa 9 kabisa, harabura iminota ibarirwa ku ntoki ngo murebe amanota result zanyu leta izitereke hanze. Ubu ndakeka bari mu kiganiro live kuri Radio Rwanda basobanura uburyo abana batsinze. Bahafi nze nkwereke uburyo ki biraza gukorwa wirebera amanota ndetse unarebera inshuti yawe uzi kode yayo. Ikintu musaba rero ni kimwe, ni ugukora subscribe aho munsi, like, share ndetse na comment, ubundi ugahita unyandikira na comment umbwira ati niteguye gutsinda kandi birashoboka, ibyo wizeye nta cyabihindura. Amanota yanyu rero ndagira ngo mbanze ndeke kubasikamaho gato, mbwire muri comment ese mbakubite link hano cyangwa mbakorere indi video ibibasobanura. Ni ukujya kuri www.nesa.go/result, kuba biri kwanga arakoresha SDMS 2025 amanota ye ayarebe, munyandikire muri comment mumbwire ngo twereke buryo ki turabireba, ubundi nze mite mbibakubita kabisa, mbereka formule nshyiramo n'urugero rw'umunyeshuri tureba amanota ye kabisa. Nizere ko mugiye kunyandikira muri benshi mumbwira ati twereke buryo ki turaza kubireba. Nimba udafite buryo ki urabireba, ndi tayari kugufasha aho uri hose kandi nkwifuriza intsinzi aho uri hose ku wakoze ikizamini cya leta P6 senior 3. Yes.